Yes, tubaye ikaze hano kuri Ama-G The Black Official. Nkuko mubizi muri kumwe nanjye umu ex w'ubunebwe hamwe na Ama-G The Black Hakizimana mani. Ama-G The Black OG Official. Nabonye OG babyitirira Official. Ubu ni official. Ama-G twari tumaze iminsi tutarimo gukora. Tumaze iminsi tudakora ariko kubera akazi kabaye kenshi ku rundi ruhande. Yego. Twibagirwa cano. Abakunzi bayikurikira. Twagarutse rero. Ubu twagarutse turi mu mpera hariya bavuga impera z'umwaka. Wa 12. Yego. Ama-G umwaka urarangiye. Umwaka ntago urarangira mutegereza. Ariko uko biri ukurikije aho bihera. Umwaka umeze nka match. Urana football ukuntu baro yidunda. Ni nako nabyo biba bimeze. Ariko uko biri ahubwo turawugerereye. Nkubaza ikibazo. Yego. Noheli n'ubunani habanza iki? Noheli n'ubunani. Habanza iki? Habanza Noheli. Gute habanza Noheli? Ama-G habanza Noheli? Hariya ni saa sita z'ijoro. Habanza ubunani. Ubunani buba ku itariki ya mbere y'umwaka. Noneho Noheli ikaba ku itariki 25 z'ukwezi kwa nyuma k'umwaka. Ubunani bubanzirizwa na Noheli. Kuvuga ngo ubunani bubanziriza. Oya baratsa tu. Ubunani bubanziriza nibwo butangira umwaka. Butangiza umwaka hagasoza Noheli. Iyi Noheli hariya bavuga kuyirya igiye kuba. Nukuvuga ngo niyo muri 2020 nicyo kirori cya nyuma cy'uyu mwaka. Tugatangira umwaka tutangijwe n'ubunani. Nabyumvishe. Hariho abantu bari bazi ko Noheli ari yibanze. Kubera ko dutangira Noheli noneho twava kuri Noheli tugahita tujya ku bunani. Nukuvuga ngo iriya bonani izaza ifite Noheli yayitaraza. Okay. Nuvuga ngo iyi Noheli igiye kuza ni iy'ubunani bwashize. Ubwo rero abantu mu bisobanukirwe niyo mpamvu mvuze ngo reka nkubaze icyo kibazo nk'umuntu uzi utuntu twa danje ubarabure. Ariko abatari babizi babimenye. Ni ukuvuga ngo ni ihame habanza ubunani hagasoza Noheli. Udatuma nanjye nkubaza. Mbaza nta kibazo ndagusubiza. Kubera gukorana nawe udusubizo dusigaye tuba hafi. Mbaza ndagusubiza. Inkonda zitandukaniye n'amacano. Inkonda zirarenduka. Yego. Nyine uko umuntu ati inkonda imanuka ikururuka ikagera hasi. Ariko amacanshwe ufite kuba wahita ucira ku kanya. Nyine bitandukaniye. Usibye ko wenda biva mu kanwa. Urumva? Biga mu kanwa havamo n'amagambo. Ibyo ngibyo byo nazo bwo n'amagambo. Bitandukaniye ko inkonda zirenduka. Nanjye reka nkubaze. None se ubwo niki ko nanyuzwe? Nyine okay ngaho kubera ko none se ubu ngubu nkubwe ngo ncira. Si wancira se? Nagucira kandi nago inkonda nazi gucira gutyo. Nyine no si inkonda wazincira. Nyine bitandukaniye. Mbwira mbiko ikibazo nuko nta nkonda ncira. Nukuvuga inkonda nama zicira abantu bafite inkonda zitaba amacano gwe. Y'abantu bafite indwara runaka. Ubwo tuvuge ko amacano twabaye expired. Abantu bazatubwira ndabizeye. Abantu muzatubwire. None se Ama-G ukora bavuga ngo umuntu ari kuva imyona. Kaba ari amaraso bari kuva mu mazuru abatandukaniye n'amaraso bava mu kanwa. Biterwa n'ahantu nyine ari kuva. Nyine abari iki? Reka ku mubiri wacu dufite ahantu henshi hava amaraso. Nyine uko kibayatandukanya n'amaraso kandi no kugira ngo abantu batazabyitiranya. Gute kandi ari amaraso ava mu mazuru. Ni nko kuvuga ngo ubuse ko tuba dufite amarira ari mu buhe buryo? N'amarira buryo
amarira ubundi aba mu maso uzareba niyo utoko amarira ahita ni amazi se ni amacandwe ni amazi nyine buri kintu cyose kiri ku mutwe gifite izina ry'ikintu kibivamo. Tuvuge ngo mu gutwi habamo ubukurugutwa, wenda mu maso havamo ubutuna, gutuba bino bintu tubivugaho. None se ubwo ikimwira bitandukanye n'igikororwa ko byose biba bimeze kimwe. Wari watucira igikororwa unyuze mu zuru? Yego, hari ukuntu witsama icyo ngicyo cyitwa ikimwira. Ibyo bintu tunabireke twikomereze kikaba kinyuze mu mazuru. Ntabwo icyo ngicyo ari none se ko hari igihe usa nk'ukururi kwikokomora kiba giturutse ahantu heza nyine. Rero iyo kinyujije ahantu izina ryacyo ubwo cyo cyahinduye izina nyine. Hanyuma umusuzi n'ubwangati ibyo sembese ngewe ariko byose ni umwuka mubi uba usohotse. uyu mwuka mubi wihorere tukomeze iby'imyuka myiza wera. none se oya ntabwo turi kuvuga ni umwuka mubi uba usohotse mu muntu nyine. Uri kubona hari nk'ukuntu umuntu ashobora kurya ibiryo cyane igisambo, ari nk'ukuntu umuntu ashobora kurya ibiryo bikamugwa nabi ariho atura ubwangati. Ibiryo bikugwa nabi nyine ngo hari ukuntu ngo urya ibiryo ngo ntibikugere ku nzoka. Ntabwo niko njya numva, sinzi niba inzoka zizaziduhitira mu biryo. Hari ikintu tutazajya twumvikana. Nese ko hari igihe abantu basangira bose icyo kibazo kikagira umwe. Yego nyine ubwo aba ari ikibazo cye. Ntabwo turemye kimwe. Nese ubu abantu bose niko barya inyama. Ko hari abarya tofu. Abantu barya inyama. Ariko hari abarya tofu batarya inyama. Hari n'abarya ibigori n'abarya akawunga n'iki. Urabizi ko hari wenda urugero abantu barwaye. Ntabwo wari wajya kwiyarurira muri resitora ukarura ibintu ushaka. Uzwo ujya ukarura abantu bakakwibazaho ngo uriya muntu ko ataruye inyama. Ibaze icyo kintu. Aba bantu nyine babaho. Ariko njyewe nasanze ntabwo twaba duteye kimwe. Duteye kimwe byaba ari ikibazo. Byaba ari ikibazo gikomeye. So uyu munsi rero turaganira kuki? Ariko karakanyuzeho namwe muzajye mubitekereza wa mugani muvuga ati ibi bintu wa mugani kubera iki bitandukanye. Urana umutwe niwe moteri y'ubuzima bwacu. Ubundi baravuga organe de sens zose ziba ku mutwe. Ubundi umutwe niwo mwami w'umubiri. Wacika akaboko ukabaho. Ibaza ko umutwe wacika urutoki ukabaho, wacika akaguru. Ariko amaji uzasitara uzabyumvira mu mutwe. Noneho niyo uri ikintu cy'ikiduma cyangwa se igifonofu sinzi ukuntu babyita. Gushatse kuvuga icyo aho. Iyo bavuze ngo ufite ibishorobwa ntabwo bari kuvuga ngo uri kugutuka ariko. Nyine iyo bavuze ngo uyu muntu ntabwo ari tayari mu mutwe. Ariko niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo utazi ubwenge hari n'igihe umuntu agutesha mu mutwe. Ariko se umuntu ata umutwe gute? Mu bitekerezo. Yes, ariko uwo ni mu mutwe. Ariko umutwe wose niho ibintu byose bibumbiye. Kuvuga, guhumeka, kumva, kureba, kwihumuriza. Ngiye kukubaza ikibazo. Niyo mpamvu uretse gatoya. Niyo mpamvu Imana tutagomba kumenya, ntabwo tuzi ukuntu Imana ikora. Mwitangirira ijya kurema yahereye ku mutwe. Yes. Ubwo urumva umutwe n'itangiriro rya byose. Uzabaza umuntu ngo uyu musatsi tumera uva. Ntabwo avuga ngo uva mu mutwe. Bazabage mu mutwe barebe ko bawuba. Izi nzara ziva. Kuzikata zikavaho. Ntabwo tubizi. Aho rero ni Imana aho yigaragariza rero. Kandi duha sinyare ntituyoke. Ntitubiha agaciro. Uyu mwuka duhumeka mu bugura hehe? Tuza ahantu tugura gaze, tugure esanse. Erega n'amapine y'imodoka bajya kuyahagesha, ariko uriya mwuka nta kintu twe wadufasha.
na bomboni barishyura ariko bikanga, barishyura ariko nanone bishyura bifashishije ka kuka gake kakikurimo, kuko bamaze gufase. Rero ikintu navuga, impamvu nari nkomoje kuri icyo kintu nuko nshima Imana kuba naratangiye uyu mwaka nkaba nkugejeje aha, nzi ko hari abandi bantu batawuhagejeje. Ugejeje umwaka hano uzihumeka umwuka w'abazima, ukiri muzima utarwaye, nta kibazo, nta gikuba cyacitse. Ubundi ni gute utashima Imana? N'abadukurikiye bandike comment, uwo mwuka uri guhumeka n'izo ntoki, aho kuvuga ngo guhera ku itariki ya mbere y'ukwa mbere. By the way, ku itariki ya mbere hari igitaramo gikomeye cyane cy'umuhanzi witwa The Ben na Bruce Melody. Ubwo tuba tunamamarijemo. Bazaduhemba buriya. Oya ntago baguhemba. Oya, n'abahanzi tugomba gufashanya. Ubu ngubu kizabera muri BK Arena. Yes. Ariko wabonye Davido? Davido namubonye. Kitoko, Bibarwa. Aba ngabo nabo umuntu ari kugenda babona. Ariko hari ikintu ndimo kwibaza. Mbaza na bano bantu. Nyine ibaza ikintu watanze guhera ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2024 for free. 2025. Oya. Uza kugeza itariki turi kuva ukivuka. Uvuye mu nda y'umukecuru. Ubundi dutangira umwaka tutazi ko tuzawusoza. Ariko kubera Imana iba yifite ibanga ryayo. Imana uzibaza ko dushobora kugenda n'ikinyabiziga, urabizi ko tujya mu kazi tugiye n'ibinyabiziga, ariko umuhanda tukavamo amahoro, ariko tukanyura ku bantu benshi batawurenzemo, batarenzeho ko kandi bari bagiye muri gahunda, nabo bari bagiye muri gahunda, babyutse bapanga. Ibyo ngibyo rero tugomba kujya uko tubyutse, uko tugende dushima Imana. Yego, n'ubundi Imana irabanza ikanikurikira. Niyo mpamvu buriya nta muntu ugomba guhabwa icyubahiro kirenze, icyubahiro ni icy'Imana. Ntabwo Imana yikurikira, Imana ni byose irabanza. Ni ukuvuga ngo ni imfura na bucura. Uziko n'inyoni n'ibyo byose biba byose ni Imana. Ibyaremwe byose biri kuri iyi si na shitani yaremwe n'Imana. Yego. Ariko shitani ashobora kuba ari scam. Ku buryo umuntu akora ibintu bibi akabyitirira iki? Shitani. Ngo ni shitani yancutse. Yego, shitani. Ngo nkora ibintu bibi. Nyine ibintu bibi byose byitiriwe shitani. Wabayijugunye ku isi kubera ibyaha byayo. No kuvuga ngo rero ntago njyewe njya numva ibyari byo byumva uko, ariko iyo mbyutse njyewe no kuvuga ngo Imana niyo ibizi. Hari n'igihe wenda mwohereje mu isi kugira ngo dusuzume nta cyaha yanakoze. Hari umuntu witwa Nibikora, niko biri sinabikora. Ni umuntu witwa gutyo kandi cyane indirimbo. Safi Madiba. Nibikora Safi. Urumva n'ababyeyi ba kera bita amazina, kumva batwita amazina agiye ageze Hakizimana. Ni ukuvuga ngo hari ikintu Imana yagiye itwereka nk'iyo Imana ubu se turi byonyine ubajije umunyabwenge ukamubaza ngo ijoro n'amanywa bisaba iki kugira ngo bihinduke? Ushaka kujya ahantu hameze nk'ijoro ni ukujya hano ukifungirana, ariko hanze tuba tubizi ko turi ku manywa. Ariko aho hantu ushatse kujya ahantu nijoro kandi ku manywa nako ari nijoro, wacana amatara. Ibyo ni ibintu biri artificiel, ariko tuba tubizi ko ubundi ari nijoro. Hahandi Imana yaremye ijoro n'amanywa. Yego, irema umugabo n'umugore. Yaremye umugabo. Oya, yaremye umugabo n'umugore. Umugore ntiyaremwe. Niyo mpamvu muri Bibiliya agaciro cyane umugabo amaji. Bibiliya ntabwo ngiye ngendera mu byanditswe n'abantu. None ubwirwa n'ikibundi tubwirwa nimba tutabyemera kugendera kuri Bibiliya yanditswe. Tubwirwa n'iki ko Imana yaremye umugabo n'umugore? Nako yaremye n'uwo mugabo. Imana yakoze ibyayo. Imana yakoze ibintu byayo. Nyine ushatse guhakana twabisesengura. Ntabwo nasesengura ibintu by'Imana. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu bavuga ngo niyobera ritagatifu. So ubundi amazi akoze muke? Amazi
nakoze mu mazi gute nyine mu mazi kuri so rero amazi ari mu buryo bw'umwuka n'umwuka wiremye utazi rero ukuntu amazi n'umwuka wiremye uzareba iyo hari umwuka hari n'amazi nese kuki iyo umuntu afite urabona iyo ufite ubushyuhe cyokere se umwuka oya kubera iki tumva ko ari umwuka kuki se cyitwa icyokere nyine icyokere amazi ni amazi umwuka ni umwuka ibyunzwe mujye muvuga ibintu mu mazina yabyo buriya nta nubwo nemera abantu bita umugabo ngo ni imbwa hoye ni umugabo ufite wenda ibikorwa bitameze neza ntago ari imbwa kuko tuzi imbwa iyo ariyo ugiye kuri Google ukandika a dog cyangwa imbwa bakwereka imbwa ariko ntabwo uzabonamo umugabo hari n'ikoranabuhanga ryaje ubajije AI imbwa irakubwira imbwa ubwoko bw'imbwa ikubwira inyamaswa nta muntu uzamo uzandikemo umuntu nanjye uzabona hari ibyo nabimuvuze umuntu aravuga ngo uzandikemo umuntu mbwa se nta muntu umuntu gusa ariko rero buriya ikintu nakubwira ni uko uyu mwaka wambereye amahire kubereye mwiza yego mwaka watubereye mwiza ya mu bigendanye n'akazi mu bigendanye kwitekereza ukamenya uwo uri we ugatuza mu bintu byose nta kintu twayishinze ku ruhande rwanjye nta kintu cyatanje uyu mwaka niwo namenyeho TikTok wibyita cyane mu kwezi kwa karindwi ejo bundi mu kwezi navukiyeho nibwo namenye mu kwezi kwa karindwi nibwo wamenye TikTok urumva ko kugeza izi saha amezi angahe ashize ufite 67,700 hafi 800 kandi kuri TikTok nahakuye inshuti nyinshi ndashimira inshuti nahakuye kandi turacyakomeje so hari ibintu tutazi kandi kwiga buriya ni ikintu cyadanje mpamvu nyine se ari ishuri si ni ishuri uyu mwaka nasinye ama contract uyu mwaka nakoze ibitaramo uyu mwaka horo inkoko nyinshi zivuga abonye amasoko menshi ibyo nabyo bivuge uyu mwaka amenye uwundi wenjye ako aryo uyu mwaka nubwo wamenye uri we wasobanukiwe neza uri we n'uyu n'uyu mwaka n'uyu koko n'uyu matariki imbere hari igihe uba wishakisha ukiwe umwaka niho nicaye imbere y'abantu nubaha b'abagabo nkagira ijambo mvuga imbere y'abantu nubaha cyane banyinsipira ubwo ndavuga nk'igitaramo nakoze mu nzu y'ibitabo mu nzu y'ibitabo koko uyu mwaka nibwo nakoze itariki 2 z'ukwezi kwa 11 nibwo nakoze ibitaramo muri Jen's Comedy ntabwo ari abantu bose bakora ibyo bintu ariko uyu mwaka wambereye mwiza ngiye kuvuga ibindi bintu ariko si ngombwa ibyo birahagije icyambere nuko wakubereye mwiza kandi n'abantu uyu mwaka urangiye utarabereye mwiza ndizera neza ko ukurikiye uzababera mwiza yego Imana ibidufashemo ubundi baravuga ngo inshallah Imana izabidufashemo wenda ukurikiyeho uzabe mwiza kurushaho ariko uyu mwaka njyewe nakubwira ko umwaka watumye numva ndi proud yo kuba njyewe ariko nanone tutibagiwe akantu ko kuvuga ngo umwaka wari ibisazi uyu mwaka hari abantu bitagendekeye neza benshi niyo mpamvu nkubwira ngo mu gihe utararangira hari abarwaye hari abiyahuye hari abafuze nuvuga abantu bagiye bikura mu buzima uyu mwaka wabaye ibisazi ku bantu bamwe cyangwa abandi ariko ngiwe mvuga ku byanjye byabo bandi hari impamvu zabo ntiwamenya ariko ngewe ndawushima uyu mwaka ndawushima njye ndanashimira Imana ingejeje ntabwo turawurangiza
ntabwo urarangira iminsi isigaye cyari myinshi wenda he n'igihe njyewe uri muri kumva mvuga warangirana nanjye ururimi rurarema ururimi ruroshya kandi rero baravuga ngo ururimi nta nicyo rupfana n'umuntu gutya ushobora kubivuga gutya ndembye buriya ngo n'umuntu ngo yakoze agisida agaca ku mutwe ngo umutwe ugenda uvuga ngo twari dupfa hari umuntu waje kuri TikTok asa neza yambaye neza kuri ya gahunda yacu yo gutanga ipura y'umunsi ya gahunda twe yo gutanga ipura aratubwira ati mfite ikibazo uramwibuka Amaji hari nyine uramwibuka ndamwibuka aravuga ngo mfite ikibazo kandi nk'inshuti mwakinkemurira si twagikemuye ariko sinzi ukuntu ariko ubundi kera hari igihe njya mbona nzaba umuhanuzi hari igihe umuntu aramukana Imana Amaji ibaze mu bantu hariho abantu bagera muri 100 sibyo avuga ati uyu muntu abawe gutegurira ipura y'umunsi uwo ni uwa mbere hari uwa kabiri waje aratubwira nari nagiye ariko yaje avuga ikibazo cye muragikemura twagikemuye rero nubwo mba ndi kubikurikirana hafi TikTok rero yacu yanjye Amaji the Black Official niyo gufashanya gutebya kwiganirira ntago gufasha bivuze ibya mirenge ntago gufasha bivuze ngo gufasha umuntu w'umukene uri ko mu mama wabohereje Desa na Desa zirakura nose umunyu uguranga umunyu irobo ni Desa none se ubwo umuhaye iyo robo nundi akamukiraho ikiro cy'isukari nundi akamushyira ikiro cy'igikoma TikTok yacu guhera 3:00 Amaji the Black Official turaza tukavuga ngo tugashaka umuntu uzi ko nsigaye ndarana amafaranga kuri phone kugira ngo ipura y'umuntu ize kuboneka hari n'igihe umuntu yaba afite hari n'igihe umuntu nta mafaranga aba afite ariko tukaba twanaganira n'uwo muntu ndasuhuza umuntu witwa Olivier wa muhungu maze imyaka 6 mu bitaro usibye ko banamusezere kubera ikibazo cy'ubwishu rero ibyo nibyo twagakwiye gufata izi mbuga zacu nkoranyambaga tukazikoresha dufasha amazina dufite tukayafashisha abantu yego tukazikoresha dufasha abantu ubuzi mu gitondo nagiye kuvuga nk'umuhanzi umwe abyutse akavuga ngo ngiye kuremera abantu reka tuvuge n'umuvuge ntago mvuga muhanzi vuga ngo X akavuga ati nanjye ndumva iki gikorwa ari inyamibwa nanjye ndumva twakora wenda twafasha abantu twatanga ipura urabyibuka cyagiye dutanga amakayi barabibonye rero ako kantu ko kuvuga ngo iryo zina ufite utigeze ugura n'uwo mwuka uhumeka utagura nawe ushatse wagerageza kubikoresha uri gufasha abantu Imana yaduha umutima w'urukundo yego utanawe ufite ntabwo ufite mukundane nk'uko nanjye nabakunze yego ariko kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda cuje umuntu witwa Mimi hari ariko kuri TikTok dufite abantu benshi engineer abantu Kirindazi turabashuje abantu bose tuba turi kumwe kuri TikTok mu gitondo 3:00 ariko igikorwa dukora mbona bakishimira kandi none ikintu mbakundira iyo umuntu nta kintu afite akubwira gusa nanjye ejo nibigenda neza nzabikora kandi ukabona ejo bigenze neza arabikora ntago hari ikintu cyakora n'umutima w'urukundo abantu benshi rero tugerageze tugire umutima w'urukundo n'abantu rero no muri uyu mwaka rero niyo mpamvu nakubwiraga ngo namenye uwo ndi we ntago nagombaga gukomeza kuba uwo ntari we yego nimba ufite umutima wo gufata umuntu ukamuhereza lift ugahita uvuga ngo yambaye ikijipo cye ariko ntuzaratumerera nabi nitutamusuhuza wa wundi w'ibijipo w'igisenyi yitwa tumwihorera ubu ngubu ntago ajyaza muri gahunda yacu hariya ya 3:00 twasuje abantu badufasha gukurikirana iriya gahunda ya 3:00 mami nani wa Belle
mami gusa oya ni benshi ntabwo twavuga abadiaspora Imana izibongerera abantu mwese mufite umutima w'urukundo. Noneho hari akantu navumbuye, hari umuntu wambajije ngo mushingira kuki mufasha umuntu, nanjye ndagatekereza ariko kare hari umuntu wanditse umwana mubi ntago nzabyihorera ngo uwo muntu mugiye gufasha ngo ni umukire, hanyuma ashyizeho kamera aravuga ngo ikintu kirenzeho n'umukire turamufasha. Erega ntawe wanga ijana muri nose twe ntago baturemera. Erega Ama-G yashyizeho kamera arangije ngo yewe ngo arayakwiriye ngo ntabwo wabonye abana twababonye ngo arayakwiriye niyo mpamvu yanditse ngo nukuri kw'Imana nari nabuze n'ayakawunga Imana ibasubirize aho mukuye. Ubwo rero ngiye ndumva meze neza. Noneho ntabwo navuze nturabyibuka neza. Ejo bundi hari undi musore oya ari umusore wanze kumva ariko navuze mbonye umuntu agatoki kanjye kerekeza k'uwo muntu ariko ntabwo tuziranye. Ibaze ko aribwo bwa mbere yaraje no kuri live yacu ariko agatoki kanjye kerekejeho kandi koko dusanga ubwo bufasha yarabuze. Hari umuntu waje aravuga ngo akeneye inzoga yo ibyo bamukoreye urabizi. Abantu babare kuturabura, abantu tuba twifitiye igikorwa turimo, ntabwo ushobora gufata abamama bafite abana bakeneye wenda kugafuka igikoma ngo barengeho ngo ujye ngo kugura icyo kunywa. Oya ubwo nyine nawe waba urengereye. So rero abantu twababwiraga ngo tugiye kujya twongera twikorera ibiganiro byacu umunsi ku munsi kuri Ama-G The Black Official saa 3 za mu gitondo kuri TikTok Ama-G The Black. Yes, ubwo rero Ama-G The Black gusa kuri TikTok Ama-G The Black. Ubundi dufashanye twiteze imbere tuganire, ariko njye nkunda ikiganiro cyo gutebya cyo kubaga. Oya hari haza umubago. Biriya bintu byo gutebya abantu baganira basererezanya nubwo nta mutima mubi ariko njyewe nta mutima mubi birimo kuko turabivuga nyuma nyine tugaseka ni naho ukuramo igifura. Ari igihe ubwira umuntu ngo iyo foto y'idarapo turi hari igihe ubwira umuntu ngo mva nk'ijwi ryawe ngo uzi kuvuga nk'ikijwanga umuntu agahita abigira twebwe ntago ariko nyuma nyine ugasanga nyine ni ugutebya. Rero twebwe haba dese njyewe bikubwo urumva ndavuga nk'ikiyongoyongo. Reka nsuhuze hene ndamushuhuje ni umuntu wacu na Red Blue nawe turamusuhuze. Red Blue ni umushuti wacu, ari abantu benshi harya turamusuhuje ba Isamu ba Exidira ba Exubunebwe. Twebwe rero tuba turi kubabwira ibintu abantu benshi cyane benshi bifite agaciro kurusha ibyo abantu benshi batekereza. Nta mutima mubi, tukamenyana tugaforowingana. kandi noneho ikintu kirenze abantu twabonye bose ni abantu beza, abantu bafite kugeza abandi ku kintu runaka. Thank you very much. Abantu nyine bose dufite ba Joetike nubwo babaga bakagiramo igifura basuhuje ba Dioro, abantu ariyo ba Oliver. Dufite abantu benshi, dufite umuryango munini cyane mugari. Ama-G iyo wumva 60 na hafi 70 urumva harabura abantu 100 abantu 1000 bingahe bike cyane turaza kubyuzuza. None nshimira uyu mwaka urarangira byose subscribe kuri Ama-G The Black Official. Nabo ni benshi bageze mu 1000. Ntago bipfa kubaho, ntago ntago rega biri ari ibintu bya buri muntu. Ntago tujya tugira amatiku, ntago tujya twe dukora ibintu bidushimishije kandi bigomba no gufasha abantu bacu tukabashimira. So rero mwakoze mukomeze mukuri subscribe. Saa 3 mujye muza kuri TikTok yacu za mu gitondo. Ama-G utagenda utanyibukirije ba bantu nimero. Hari n'abantu baba bumva icyo gikorwa bakumva icyo gikorwa dukora, hari n'ushaka kugutuma kw'aba bantu. Oya nimero zanjye se
ubwo se je nimero zanjye nkunda kuzikoresha cyane nk'iyo ngiye gucuruza utuntu twanjye ariko nta impamvu rega ntakunda gutanga nimero zanjye muri ibi bintu byo gufasha nuko hari abantu bashaka kugira ngo uri kubusabisha abo bantu. Niyo mpamvu navuze ngo mujye muza mushireho nimero zanyu kuri TikTok ya Ama G The Black, ubundi abantu babareme. Noneho twebwe iyo tugiye no kugenda umuntu arakubwira ngo ntayabonye, ibindi bigahita biroroha kabisa. Rero jewe ariko nta nubwo bivuze ko nanjye batamfasha. Nawe bakuremera 0788 519 kuko nubundi nanjye ndemera abandi nayo nanjye wenda urugero babandebe. Ariko nanjye hano mumfana mujye muvuga muri comment mu minsi mike nanjye nzajye mbabwira nimero yanjye. Ariko mbibutsa kutababanebwe. Oya kububunebwe bwo. Urabona uyu mwaka twinjiyemo noneho nugukora tutikoresheje. Mwaka utari igiharwe. 2026 Imana izadufashe tuwugeremo. Ariko uyu mwaka wo ntabwo hari abantu utagendeye neza. Ko wenda ukurikira utazaba ibisazi nk'uwa mbere. Oya hari n'igihe umwaka kubera mubi kubera wowe wabyiteye. Ama G babarira cyane. Hari igihe umwaka kubera mubi kubera wowe. Ndaguha urugero nimba utangiye umwaka ufite initiative yo kuvuga ngo ngiye kurangura urumogi kandi uzi itegeko rihana uziko rutemewe mu Rwanda, basubwo nibagufata uzavuga ngo so wabyiteye. Hari ababyitera ariko samaje nk'iyo umuntu apfushije oya ibyo byo gupfa byo ntago ibyo gupfa ko twese ni haha umwaka nukuvuga ngo ubari imvange ku bantu benshi. Ariko hari ababyitera nyine, hari ababyitera ariko hari n'abatabyitera abo bizira nyine ibiza sawa. Rero muri uyu mwaka nkeneye ko mukora subscribe muri benshi tukajya twiganirira tukarangiza umwaka dufite 40 mukajya no kuri TikTok naho mukamfollowinga tukajya duhana ibitekerezo. Kandi kuri Noheli sinzi umuntu watwemereye ngo ikimasa kuri TikTok ariko hari n'undi wemeye ihene nawe arahari umwenjeniyeri. Abantu bo baba bagiye bahari ari benshi. So rero mukomeze mukurikirane platforms zanjye Ama G The Black. Ahantu hari abanyiyitirira buretse ariko burano aba kuri TikTok ariko ndabizi neza ko twabahaye gasopo. Niyo mpamvu mujye mubona nza kuri video kugira ngo mumbone mutanyikira. Uribuka muri uyu mwaka hari w'ikibungo witwa ngo Ama G The Black OG. Ese uribuka muri uyu mwaka ko hari n'umwana twafashije ujya wiganishwe umwana kandi agahinduka mu bitekerezo no mu mivugire. Twafashije abana benshi ariko hari umwana ufite ijwi ajya yiganishwe. Sawa nabyumvishe kandi turamushimira nawe turamushura kuba yaratwumvishe akumva inama zacu akahindura imivugire nabonye ariko biri kugenda neza biragenda. Tunamuga ko tuba tumureba uyu mwaka dufite abantu twensipiye korora inkoko benshi guhera Gicumbi guhera Nyamata kugira igihugu cyose mbabarira ni benshi n'abantu mukeneye kwamamaza. Nimero ni 0788 400 519. Ariko ndishimiye mbonye feedback zabo. Si wabonye se ko twatangiye gushyira ibintu ku isoko? Abo twatangiriye rimwe nabo bari gucuruza. Barimo baracuruza. Ariko mu minsi mike nzajya ntanga nimero ku ba diaspora bakeneye kugura ibibanza. Ugiye kwita umukomisi. Ariko nta kibazo. Ariko hari akazi kose kavamo ibiceri kibi n'ukwiba. Rero tubabwira ngo mukore subscribe kuri Ama G The Black official, mukore share, mutere comment,
ibiganiro byacu nakagaruka umuntu agira umutima wo gufasha si ngombwa kuri pano yacu nawe muri karitsiye wafasha umuntu ukamuha wenda n'icyo kiro cy'umuceri cyangwa yego aho uri hose umuturanyi ntabwo ari ukuvuga ngo niko ntabwo kuvuga ngo mbwe yazaniye kuri pano hari n'igihe ushobora kuba ufite umuturanyi ugiye no kuburara ntabwo byakubuza kumuremera ngo amafaranga ngo urayabitse uzaza kuri abanyarwanda nibo barebye kure baravuga ngo utanga akaboko kagatanga akandi kaki utanga ni nawe uhabwa ubwo bavuga nyine kandi ntabwo tuzongera kubatunga iminsi twari tumaze turi bize mu kazi kubona ko nyine uyu mwaka uku kwezi twagombaga kuza tukicara tukabaganiriza ubu tugiye kujya tubabigana amaje buri munsi ku munsi every day tubabwira utuntu nyine turi kuvugwa utuntu dusekeje tuvuga kuri biriya bintu umusatsi uvaye abantu mutubwire muri comment ubwo rero mwari kumwe nanjye mu ex w'ubunebwe ahantu waba uva ku cyari igihe umuntu azana uruhara oya ibyo tubyihorere barashize ushirayo mu gihe kingana kibazo nuko ushiraho uruhande rumwe oya tuzajye tuganira bazatubwira nabo ko no kuba umusatsi wabo umwe ugahindura ibara gushesha kanguhe ibyo birakureba sawa rero mwakoze cyane mugire ibihe byiza twe kumwe nanjye mu ex w'ubunebwe Ama G the Black official